Nk'uko mubibona rero iki ni icyumba cy'itora abanyarwanda batuye muri state cyangwa se muri leta ya Arizona babukereye ubu uyu munsi bazindutse kare cyane guhera saa moya iki cyumba cyari gifunguye biteguye baza kwitorera abayobozi. Murabibona rero ni icyumba gisa neza cyane 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 giteguye kinyarwanda, barakoze bariteguye uno munsi. Ni umunsi udasanzwe cyane cyane ku banyarwanda by'umwihariko batuye hano muri leta ya Arizona. Murabona imitako ya kinyarwanda, barimo baraza kuva saa moya iki cyumba cyari gifunguye, bagumye kuza n'ubu baracyaza nk'uko mubona mu kanya baraba binjiye inyuma yanjye, bariteguye babukereye baje kwitorera abayobozi. Biragenda neza, ubu ngubu tugeze ku isaha ya saa yine hafi, ariko n'ubundi abantu ntabwo bararekera aho ngaho kugeza saa 9 abantu baracyitabira baracyaza ari benshi. Turabona aya matora arimo aragenda neza hano by'umwihariko hano muri leta ya Arizona aho turi. Mukomeze mukurikirane natwe turahababereye kugira ngo tubagezeho uko amatora yifashe hano muri leta ya Arizona. Inshuti bakunzi ba The ITV, noneho rero twegereye umunyarwanda utuye hano muri leta ya Arizona umaze kwitabira amatora. Reka tumuganirize atubwire uko amatora yagenze, hanyuma atangira twibwira kugira ngo tumve uko amatora yagenze. Atangira twibwira. Nitwa Sebatakane Kakule Jean, ndi umupasiteri mba hano muri Arizona muri Phoenix. Nari naje gutora, amatora yagenze neza, turashima Imana ko biri well organized, biteguye neza, kandi Imana ibaha umugisha mwebwe murimo kubitegura neza, kandi ababyitabiriye ndabona turi benshi. Muze n'abasigaye mu rugo, muze mutore, buri muntu yubahirize, abe un bon citoyen, a good citizen. Nicyo kintu cya mbere cyiza, Imana ibaha umugisha. Nanone nundi munyarwanda umaze gutora. Ubu rero nawe turagira ngo adusangize amarangamutima ye na ndetse nuko nk'umunyarwanda utoreye hano muri Arizona by'umwihariko mu mahanga. Turagira ngo utangire utwibwira, ariko noneho nadusangize amarangamutima yawe uno munsi nk'umunyarwanda watoreye mu mahanga. Bimeze bite? Murakoze murerwa, reka mbanze nibwira abantu nitwa Murayire. Nishimiye kuboneka hano muri iki gikorwa nyamukuru cy'ingenzi cyo guhitamo abazatuyobora. Muri rusange ndumva nguwe neza, amarangamutima yanjye nk'uko yabajije merewe neza, ndakeye, ndumva ndi kwiyumva neza nk'umunyarwanda waje kuzuza inshingano ze, kandi
wumva ko amahitamo ye nayo afite ijambo mu gihugu. Murakoze.